ndi rutikura ndi n'umushakamba utagira imbeho mu nda ndi rumena amabuye ni gatondo bretse ni gatondo shira ku rutonda akabitondagura umwami w'abamara akabyara ego sha goma reka tuvuge ngo ndi gatondo shira ku rutonde twataramye Dingonderaga inka yanze kunywera kubigene kwa nkongo nkongoro zo kwa muganga acunda umuntu amushaka mu mavuta chingura ni chingura na uchinga goma ni sambi tarumba ni mani Pawulo yaravuze ngo mu mahanga yose ababaha Imana bagakora ibyo gukiranuka bo ngaba Imana irabemera niyo mpamvu twaje kubwira abantu ngo ni Yesu ibubika imisozi yarangiza akayimura akayicira hejuru goma yemwe banyamakuru bara zirahavo uzazure ngabo yica bagoma ikaramya bagabikaremereza n'abaramuye watuserevye turi kumwe na to bose babireba hamwe na wa mugabo na Divine nayo turamusuhuje ari nagahongareje nyago twahuriye hajya si hano yatubazaga si hano riri fise ni cyagiye tuzasotse yarambye ati pastor aragenda asambana n'umudiyakoni bamwe bati ntago yari umudiyakoni gusa bati yari n'umuririmbyi hanyuma rero amaze gusambana nawe ahita namutera inda buriya rero iyo usambanye n'umuntu cyangwa ugakorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu ufite ubwoba cyangwa bitera ibyo bintu bita bivamo n'iki bita bivamo na uri murabyumva dirisha ni dirisha bamwita dirisha mene uriye dirisha abasimbukiye umuhanuzi bamenya abaramusimbukiye amufata mu ngoto ako nubwo museka birababaje oya akabigasekwa nta keza kubera ko dirisha bari bamunigiye hasi bamufashe mu ishingu urumva ko dirisha bari bamunigiye hasi bamufashe mu ishingu umwe ahita aca ku ruhande ahamagara irondo abo twita abashinzwe umutekano tunabashimire dushimire polisi y'u Rwanda dushimire kirazira bundi kirazira bamusubije kuyobora hariya biranga ubu iryo torero ryaranasenyutse bararifunze yirafunze ndaza kurifungura abantu b'Imana bajyemo ibintu Bishop Isironi yakoze byo kugarura Pastor Alphonse mu murimo w'Imana atanihaniye imbere y'iteraniro ku mugaragaro Isironi ni Isironi niba koko n'umushumba wawe adafitemo amanyanga numufatanya cyaha ahubwo RIB ibyinjiremo ibyo bintu ndasaba hahandi bajya kwandikisha RGB ndasaba RGB ko yakivanga muri dushaka kukubaza bidatwara umwanya hanyuma ko duhamagaye Bishop Isironi urumva cyagiye mumaze kuduha amakuru n'amabaruwa twakoze inkuru hanyuma turamuhamagara akarengane rero je nakorewe abandi barimo barakorerwa mu gihugu hanyuma uwo mupasteri niwe numwe wasambanyije umudiyakoni agakubita n'abacuranzi n'abakristo mu rusengero bakanarwana mu rusengero bamuzanye uwo munsi banarwana nari ndimo ndasezera mu kiganiro live nari ndimo ndasezera ariko abedomu Imana irabazi aba kamerama mufate ibikoresho byanyu kuko n'ukuri kwima Imana izi abantu nk'abatu bakomeje gutukisha izina ry'Imana representa mukuru ariko irabaruwa ibiri abaruwa ashobora ko yere yanditse nyuma kigaruka umuntu wafashe arabizi ko umuntu yasambaniye ku ruhimbi rw'Imana bitemewe furiza ibihe byiza ngira ngo nkuko mubizi ni episode kuri episode uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro kandi nanone turi kuri Awash Bar bafitiye service igikoni cyiza amashambre sauna na massage umuntu ukeneye kuruhuka rwose yahagana ni hano ku Gisozi mu Kigarama turi kumwe kandi na Imena TV show Ihumure TV Rwanda Light Media TV
Intoranwa TV, Yero TV. Ndagira ngo muze kuryoherwa n'ikiganiro. Twagize umugisha uyu munsi wo kubana na Prophete Byukurabagirane. Noheli umeze neza? Turashima Imana. Ego. Nizere ko namwe mukomeye banyamakuru mwaje ku suhuza uyu munsi cyangwa tuganire mukatugira icyizere cyo kuduhamagaza. Yego rakoze. Turi kumwe kandi na MC Imena Gitero Moses. Umeze neza? Mboneza makuza yero tabangira cyogere ku rugamba umushakamba utagira imbeho mu nda akaba rwisendekereza muri marwa muri marutuma amajyambere ajya ku rugamba. Goma. Akabindi atirwa bahizi mu ikotaniro ry'abahizi. W'imfura zikunda kwirahira akabicyogere mu nkuba. Ndi ruti kura. Ndi n'umushakamba utagira imbeho mu nda. Ndi rumena amabuye. Ni gatondo. Bretse. Ni gatondo shira ku rutonda akabitondagura umwami w'abamara akabyira ho. Ego sha. Goma. Reka tuvuge ngo ndi gatondo shira ku rutonde akabitondagura ku manywa na nijoro. Umwami w'abami akabishyira ku murongo. Izina ninde wari kubwiye wari kwize nti rudatetereza abasenza amagambo ageze wanda bagakabanya mutegeka abadayimoni uko bishatse bakonga kabagenda hejuru. Acunda umuntu amushaka mu mavuta. Goma. Pawulo yaravuze ngo mu mahanga yose ababaha Imana bagakora ibyo gukiranuka bo ngaba Imana irabemera. Niyo mpamvu twaje kubwira abantu ngo ni Yesu ibubika imisozi yarangiza akayimura akayicira hejuru. Goma. Yemwe banyamakuru baraho. Twataramye. Dingundiraga baho inka yanze kunywera kubigene kwa nkongo nk'inkongoro zo kwa muganga zirahavoma. Uzaza urebe ngabo yica abagoma ikaramya abagabo ikaremereza n'abaramuye. Zirimo gitare gitabaza ubukondo bw'Imana bwiragira bukicura bwagera mu marembo bukavumera umugore n'umugabo bagasiganira kugarira. Zirimo inyamibwa batijandi ya rumena. Uwo ni Prophete Byukurabagirane Noheli umusore rwose wahaguje abanyarwanda. Umusore mwiza ufite uburanga bw'igikuriro. Umusore ugiye kugenda akagenda Satarariya akagenda Canada akagenda amahanga yose. Umusore uhura n'abadayimoni bakagwa inkundura bagahunga atabirukankanye kubera Imana imurimo we. Yes, murakoze cyane. Ngira ngo bakunzi bacu murabibona ko uyu munsi turi kumwe n'abantu badasanzwe turaza gutarama agati gaturike. Ngiye muri kumwe ni Eugene. Ndagira ngo dukomeze ikiganiro. Hari amakuru amaze iminsi atrendinga y'amatorero hano hanze. Ni nayo mpamvu twagize ngo uyu munsi tuganire na Prophete Byukurabagirane nawe ace amazimwe kuba pastor cyangwa se aba bishop bakora ibintu biterekeranye. Ngira ngo twatangira tuvugana na Moses kuko ayo makuru wenda we yaba yafite kugira ngo noneho Noheli aze kuza kubisesengura neza cyane. Ngira ngo ubushize ubwo dukora episode ya mbere kuri iri torero rya Rusozi muri Kirehe twari turimo tubabwira inkuru y'umupastori witwa Alphonse. Umupastori witwa Alphonse, umupastori waje gukora amabara abakanyamabara arangije akorera ibyangwa n'amaso y'Imana mu nzu y'Imana aho yasambanyije umudiyakoni. Hanyuma amaze kumusambanya itorero riramufata, rimaze kumufata riramutenga, bya bindi bita gutenga. Buretse gato ugihagazaho bantu urangira abantu ahantu turi hano kugira ngo n'umudiaspora uri hanze yumve ngo aba bantu nkurikiranye bari muri iki gihugu cy'u Rwanda nibyo ariko bari muri iyi centre. Ndagira ngo nsobanurira abantu ko aha twicaye nonaha twicaye ahitwa muri Awash Bar and Resto Bar. Awash Bar iherereye ahantu bita mu Kigarama cya Gisozi ahazwi nko ku Gataje kwa Fandi Alani. Naho ngaho iherereye ibafite ikintu cyitwa amacumbi meza, ibafitiye sauna masali n'ahandi hantu ahandi hantu Prophete Byukurabagirane Noheli agomba kujya yakirira inshuti ze, niho habera ibirori byiza. Wifuza kujya mu murenge ufite ibirori
gana awashibari igufitiye intebe nziza zo kwakiriramo amasare haba hejuru muri etage no hasi ufite ibirori hamagara iyo nimero uribone kuri screen yawe hanyuma bagufashe bayita awashibare mu Kigarama. Hari n'undi mugabo ngira ngo utavuga abakobwa beza babamo bafite serivisi nziza cyagiye bwa mbere uri cyagiye bwa mbere tuhaza bakamwe ngo ntabwo twe tuzi ko prophet yagira hano ndababwira njyewe na prophet awashibare urakabarikeza hari manager w'umwana mwiza hajya yitwa nda mu manager ufite akantu k'agapenke Cedric turagusuhuje Cedric turamusuhuje hari ari buze kora iki kiganiro byo byose isimbi umwe cyagihe wa tuserevye turi kumwe na to bose babireba hamwe na wa mugabo Divine nawe turamusuhuje ari nagahongareje nyago twahuriye hajya si hano yatubazaga si hano riri fisi ni cyagihe duzasotse yarambye ati prophet ndagukunda cyane ni hano mbo rero ako kara gaciyemo tubibutsa ko ari ikinyobwa cyitwa ikosora cy'umugabo witwa Bishop Valens ikosora ahantu hose ugiye wayibona turamusuhuje nyiri ikosora Bishop Valens ni ikinyobwa abarokore bakunda kunywa kidasembuye kiri mu mukeba ugishaka wakibona Kicukiro wakibona ku Gisozi ari umukobwa uri Cameroon umbwiye ngo muhe nimero yawe yimuhereze yawe nese reka ndi umuhanuzi tanga nimero ufite yerekwa ritambutse uretse niba byanze reka nyitangire 0780 gatoya buretse kubera icy'abakobwa benshi kubera icy'abakobwa umubare munini w'abantu usengera w'abantu hanurira w'abantu bansaba nimero yawe ari uw'abakobwa no kuvuga ngo njyewe Imana yampamagaye nk'umuhanuzi ugomba guhanurira amahanga yose ushatse kumvugisha 0752529080 iyo nimero rero iba no kuri WhatsApp ushatse no kuntera inkunga ndi kubwira abantu ibintu ndifuza ko hari umuntu ushaka kuntera inkunga yanera inkunga nkabona kamera yanjye nkabona ikintu cyitwa laptop nkabona terapiye nkagabanya akajagari nk'umuhanuzi ko kwiruka mu madini cyangwa se ko kwiruka ahantu ku macano menshi cyane yego ko itorero riri online church ndakubwiza ukuri aya macaca online ni yari materi bibazo dusuhuje aba diaspora aho baherereye dusuhuje abanyarwanda isi yose hanyuma nsibizo nakubajije kubera icy'abakobwa abagore nuko ari babantu ari wo mubare munini w'abantu baguhamagara baguha ibyifuzo ngo basenge nuko ari babantu babonye imbaraga z'Imana ziri muri nge buri abagabo kenshi abagabo ntazo babonye abagabo ariko we nibyo sha uzi ko n'abantu bageze ahantu Yesu yazukiye bwa mbere ari abagore we none se nyine babuji yaravuze ngibaze nawe byibaze nawe nyine mama none se yerekwa ryawe rica ku bagore gusa na mama wanje yari umudamu ahubwo abadamu aho bari mu gihugu cy'u Rwanda hanze yacu turabasuhuje murakarama mwatubyariye abahungu n'abakobwa kuvuga ngo yerekwa rya prophet by'ukuri ginyurira mu bagore ako kantu usizemo niko kabi impamvu ariko kabi nta kindi reka nkubwire ahubwo umuntu wese wemera prophet by'ukuri Imana imuhumugisha yes reka ntabwo prophet yari by'ibigora ari inko reka dukomeze ikiganiro ngira ngo abadukurikiranye nkuko mwabyumvise yes Moses wakomeza utubwira kugira ngo ugeze ngo kwitorero riri urusozi hanyuma rero ari itorero riri irusozi iryo torero ndumva narigeze kurivuga abantu barebye episode yacu ya mbere bararibonye ku Imena TV show ngira ngo iki kiganiro twarakibonye ikiganiro cyatambutse yego hanyuma umupastori rero agira atya adukorera amabara umupastori aragenda asambana n'umudiyakoni bamwe bati ntago yari umudiyakoni gusa bati yari n'umuririmbyi hanyuma rero amaze gusambana nawe ahita namutera inda buriya rero iyo usambanye n'umuntu cyangwa ugakorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu ufite ubwoba cyangwa bitera ibyo bintu bita bivamo n'iki bita bivamo n'inda nibyo bindi bavuze ngo ushobora gusambana Imana ikakubarira icyaha cy'ubusambanyi ukihana ariko ingaruka zacyo ukazibona ariyo sida kanseri n'ibindi hanyuma rero ndagira mbanza ngusobanurira iyo case noneho nka prophet uze kutubwira uze kudukorera analyse yawe abantu badukurikiye mwese tubahaye ikaze dukomeze tugubwe neza hanyuma rero uwo mu pastori arangije akorana imibonano mpuzabitsina
n'uwo mudiyakoni bamaze rero gukora iyo mibonano mpuzabitsina amutera inda. Amaze kumutera inda itorero rirabimenya, rimaze kubimenya umushumba mukuru uyoboye ayo matorero mu Rwanda aramuhagarika. Witwa Bishop Isloni niwe urongoye iyo ngoma ubu ngubu. Ubu ni uyoboye. Wari uyoboye mbere ingoma yarahindutse. Wari uyoboye wa mbere yabonye uwo mupasiteri akoze icyaha aramuhagarika, aramutenga. Sibyo ibyo yari yakoze nge mpamanya nawe Imana yamukoreyemo ni nka Sawuli wari utenzwe. Nka Sawuli wari utenzwe, aramutenga aramuhagarika. Hanyuma uwo watenze manda yirarangira y'imyaka 5 karahagarara kararangira nkuko n'ahandi hose umuntu yafite kontra ye birangira. Kwa abapastori basigaye bakorera kuri kontra, agasinya kontra y'imyaka 5, imyaka 5 yashira bakareba niba barenuvera kontra, bakareba niba batayirenuvera, akazi ke kagahagarara bitewe nuko yitwaye. Kontra irangiye y'umushumba rero hajyaho undi mushumba ari wakoze ayo mabara, urongoye ayo matorero, ari wakoze ayo mabara. Oya ntago ari wowe yakoze. Uwa mbere yari yahagaritse uwo Alphonse. Ndavuga wa kabiri wagiyeho ari nawe wakoze ayo mabara. Ni uri gukora aya mabara yo kugarura uyu mupastori mu nshingano. Umufatanya cyaha yamwandikiye ibaruwa imugarura mu kazi, aramubwira ngo Pastor Alphonse garuka mu kazi, garuka mu nshingano. Amuha ibaruwa imusaba kugaruka mu nshingano ngo agasabira imbabazi imbere y'itorero. Byari ndi yasambaniyemo. Murabyumva? Hanyuma rero bamaze kumuyibaruwa pasiteri yaragarutse. Amaze kugaruka Alphonse amateraniro araba, amateraniro arangiye basoma yabaruwa. Bamaze gusoma ibaruwa abakristo kwihangana birabananira kubera ibikomere rero abateye. Yego. Umupianiste ahita asimbukira umukoraliste. Yego. Amufata mu ijosi baragundagurana. Murabyumva? Muramu wa Pastor Alphonse ahita asimbukira pianiste mwarimu urimo urabyumva, amukubita video urumva hajya ngo yitwa nde Alphonse Imana yaje mbega uzi Yesu agera mu isoko mu rusengero agasanga bahahinduriye n'intuza, agasanga bahahinduye isoko basizemo inka. Rero ngo mwabana b'inshiramwe murarya ni muhaga ni munyurwa abaramusimbukiye. Hanyuma abantu batazajya bagira ngo na magambo, ndagira ngo nsabe cameraman ayo mavideo arahari. Cameraman nkurikira neza ndeba hano ayo mashusho arahari. Iyo video barimo barwanira mu rusengero amukubita jido ugakate ukagire furu screen mugashyiremo kugira ngo abantu babibone batazabagira ngo turi kuvuga amagambo. Ngira ngo niyo baruwa mwayishyiramo kugira twemere ibyo mutubwira. Niyo baruwa nayo uyishyiremo, ibaruwa kopi ndayifite hano. Hanyuma umwe mu bakristo wari uraho usanzwe yantona, uri murabyumva dirisha bamwita dirisha menuriye dirisha abasimbukiye umuhanuzi bamenya baramusimbukiye amufata mu ngoto. Ako nubwo museka birababaje. Oya akabigasekwa nta keza niba vakura umusambanyi uriwe ntuzababari. Urumva? Ntuzababari. Noneho rero ikintu cyambabaje nuvuga ngo aho ntibiragaragara ko namwe bibashimishije ko muri guseka. Ibintu birababaje Prophet. Birababaje pe. Kuko maze imisi ndi gusenga Imana ikambira ngo ndapfusha. Cyangwa uri kubyanariza. Buretse gato ndapfusha abantu. Oya wenda ndagira ngo mbere yuko mbere yuko ibyo ngibyo tubivuga reka tubaho umwanya wenda murebe iyo video. Ngaho namwe ni murebe ibirimo kuba. Ni murebe. Aha ndabona baramusohoye. Mbabarira wabibonye ko bamusohoye? Baramusohoye. Wabibonye? Yego. Uyu bari gusora ni pasteur. Uyu ni pasteur. Ubonye jido buretse ubonye jida mukubise. Oya barayishyiramo ara kuri screen banayireba. Reba jido, reba dodo. Reba wa muririmbyi nakubwiraga. Reba wa muririmbyi nakubwiraga do. Amukubise katiripura jido. Uyu ni pasteur. Yego pasteur nukuri kw'Imana yampamaga. Buretse reka agusoreze. None amaze kumukubita
kubera ko dirija bari bamunigiye hasi bamufashe mu ishingu urumva ko dirija bari bamunigiye hasi bamufashe mu ishingu umwe ahita aca ku ruhande ahamagara irondo abo twita abashinzwe umutekano tunabashimire dushimire polisi y'u Rwanda dushimire ingabo z'u Rwanda inkotanyeho muri abasirikare inkotanyeho muri ubuyobozi bw'u Rwanda mwese aho muri rwose kuva ku mudugudu kuva ku isibo abayobozi b'igihugu cyacu turabasuhuje muri gukora akazi keza yaba bari hasi n'abari hejuru hanyuma nibo bahise binjira mu rusengero bahita bahosha ayo makimbirane batumwa agiye hariya undi agiye hano murapfa iki yego basobanura amabara ya pasiteri isoni ziramwica arataha n'umugore we hanyuma rero Isironi Bishop amakosa amushinja uwahawe kuyobora ayo matorero mu Rwanda harya yitwa uriya shyirahamwe ry'aya matorero yitwa ngo iki Alliance arangije amakosa amushinja yahise afata wa mupasiteri wakoze amabara wasambanye yego aravuga ati ntabwo ndi bugusezeranyirize Kirehe aho uvuka irusozi ngwino nkujyane i Kigali none se yasezeranye na wa undi yateye inda uriya yabyaje wa mudiyakoni yabyaje niwe bamusezeranyije nawe amabara ku ruhimbi cyane amuzana i Kigali barasezerana bamaze gusezerana nk'umugore n'umugabo yego bahita banamuha itorero ayobora kirazira bamusubije kuyobora hariya biranga ubu iryo torero ryaranasenyutse bararifunze rirafunze ndaza kurifungura abantu b'Imana bajyemo hanyuma nk'umusesenguzi uri hano Profete Byukura bagirane Noel we igire wagisigawe izina rya Yesu uri murabyumva wowe nka Profete Byukura bagirane Noel umukozi w'Imana turagira ngo ukore ubusesenguzi ibyo bintu birakwiriye mu nzu y'Imana ibintu Bishop Isironi yakoze byo kugarura Pastor Alphonse mu murimo w'Imana atanihaniye imbere y'iteraniro ngo yihanira abakristo asaba imbabazi umugore yirukanye akamwirukana n'abana batagira umubare agashaka undi akamusenda nta kosa yakoze aya marira y'aba bana azayakira turagira ngo tubwire murakoze cyane bane bamugisha twari turimo duseka ariko mu by'ukuri nubwo duseka ibi bintu birababaje cyane birababaje gusa icyo navuga nari naravuze ko nazongera kwivanga mu bintu nk'ibi nka Profete ariko maze iminsi ndi gusenga Imana ikambwira ngo ndapfusha abantu bagaseka ariko bo bapfusha bakafata iya mbere bakarira kabiri Imana irambwira ngo ugenda umbwirira isi umbwirira abashumba umbwirira abahanuzi ngo nshobora kubarwara ariko nanabarwaje wabyumvishe MC Imana ishobora kukurwara ariko inakurwaje ibintu Bishop Isironi yakoze ni amakosa 100%. Gute ndagira ngo aho bisobanure kuko Isironi w'icyo yakoze najya ku rundi ruhande ndamugarukira ashobora kuba yaragira ngo uwo muryango w'uwo mupastori ubeho neza ariko ikibabaje nuko n'uwasimbuye Alphonse nawe ari matotezwa buretse gatoya twubahane tugendane neza izi nkozi z'ibibi none mbivuge izi nkozi z'ibibi zaje gutobera Uwiteka yego umurimo Yesu yaravuze ngo mugende mubwire ngunzu ngo ni Herode ngo data arakora nanjye ndakora ntacaha nkoze kuvuga ibi bintu Yesu abwira Petero ngo mva inyuma Satani ntabwo yarabonye ikibi muri Petero ntabwo yarabonye Petero ari dayimoni koko ahubwo nuko yarabonye umubi yamaze kwinjirira Petero tuvugishije ukuri kw'abana b'Imana ibintu Bishop yakoze na amakosa agende gutya ngaya ndanahamagara ikosa rya mbere gufata umugore w'isezerano mwabyaranye abana 3 ukamwirukana yego na Alphonse wamwirukanye azana undi nyine ugafata umugore n'abana 3 ukabirukana ntacyo bakugize ntacyo bagutwaye kuko byo ni cyabakuze n'imvuga byinshi gusambanira ku ruhimbi rw'Imana uri umukozi w'Imana akanwa kawe kavamo ibyiza kavamo guhumuriza abantu kakavamo amagambo y'ubusambanyi n'uburaya n'ubuhehesi icyo ni kimwe icya kabiri ni ukuri do
mbivuze ku mugaragaro Isironi ni Isironi Isironi niwe uri kugarura Alphonse Isironi ikosa yakoze ni iringiri ni ukuba yarafashe uburenganzira bwari bwarambuwe uyu muntu wakoze ibibi akamugarura yamara kumugarura akamushyira mu nshingano mboneraho no gushimira umushumba wa mbere wabanjije azabona ubugingo Imana izanamuha iherezo ryiza kuko yageze gute yaratesheje arirukana atanga ibihano ariko uyu we yaje mu marangamutima ariko ubundi Isironi ni umuhanuzi buriye ese ikibazo mfite waba uri umuhanuzi ukaba udafite amaso y'umwuka ese wowe wemera ko umuntu wakoze icyaha nk'icyo wamwandikira ibaruwa imusaba gusabira imbabazi aho yagikoreye muri abo bantu basambanye ni ngombwa ngo agisabire imbabazi yego aho yagikoreye yego ariko anagisabira imbabazi n'ahandi atagikoreye bamenye ibyo nkuru agasubizwa mu nshingano se bajya bavuga ngo iyo uteye umwana inda urihana Imana ikakuba reka utegeko rikakugonga none niba Isironi asabye imbabazi ntihagira ibihano nako Alphonse imbabazi turazimuha ariko ahabwe n'ingaruka z'iki z'ibyo yagize gute yakoze gusaba imbabazi ntibikuriho amakosa yakoze ubu ko itorero ryamwejeje umuntu wamwejeje kanamusezeranya umuntu wamwejeje njyewe nemera ko umuntu yasabye imbabazi habayeho ubusambo uretse yasabye habayeho ubusambo yasabye wese asezerana umva ubusambo bwabaye habayeho ubusambo ubundi rya torero imbabazi yasabye uretse nyine naba ni yasabye imbabazi habayeho ubusambo cyangwa yatanze ruswa kose kuki mudashaka kumva icyo amatwi wumva habayeho ikintu cyitwa iki ubusambo ni kuki nimba warasabye imbabazi ndavuga na Alphonse ukababarirwa imbere y'Imana n'imbere y'itorero nazo yasabye uretse ariko wahunze iki kujya gusezerana iki gucika ukanga kujyaho bakuzi ukaza i Kigali niba nta makosa ufite niba koko n'umushumba wawe adafitemo amanyanga ni umufatanyacyaha ahubwo ibyinjiremo ibyo bintu ndasaba hahandi bajya kwandikisha RGB ndasaba RGB ko yakivanga muri iki kintu cy'amadini atawujuje ibyangombwa ndetse n'ababita abapasiteri badafite ibyangombwa by'ubupasiteri ngo ibyinjiremo iturebera aba bantu bari gushaka kujya uziko njyewe narabibonye abantu basiga bashinze botike z'ibirayi zirahomba inganda zirahomba baza kubaka botike mu nzu y'Imana babarira duhamagare umushumba Isironi wenda tutaba turimo tumuremera yindi wakora bari gutukisha izina ry'Imana irongeye iranze urumva bari gutukisha izina ry'Imana ubundi ni ukuvuga ngo iri torero ndasaba leta aha none ndabona wanyihamagariye katumwitaba Allo mwiriwe neza Bishop Isironi mwiriwe namahoro turi live mu kiganiro kuri channel yitwa Imena TV show hanyuma niyitwa Ihumure TV Rwanda niyitwa Intoranwa TV na Yoro TV na Light Media TV hanyuma impamvu ngo wamagaye giye guhamagaye nitwa Imena Gitero nije muyobozi w'Imena TV show ndi kumwe na Prophete Byukura bagirane Noel ari ikibazo cyavutse mu itorero amwe mu matorero mushumbye ya FCR itorero rya FCR riherereye ikirehe iryitwa ari Rusozi hanyuma ikibazo cyaba cyarahabaye mwaba mwarakimenye ikibazo cyabaye cy'umupastori witwa Alphonse wasambanyije umudiyakoni akanamutera inda hanyuma nyuma yasubirayo abakristo bakaharwanira amakuru dufite ubu tuvugana nuko iryo torero ubu ritarimo gukora kubera izo mvururu zihari zahavukiye icyo kibazo mwaba mukizi ndatekereza ko izo mvururu ntazihari
nabonye uko unyohereza ibintu ejo ngo tuvugane ngo wamfasha ariko ndatekereza ko impamvu ntagushubije ni uko mu itangazamakuru ubanza kugera ku mpande zombi biriya bintu washyize kuri YouTube kutigeze umbaza ubundi iyo ukora inkuru ukora impande zombi nabonye deja nahise mbona ko hari uruhande rumwe wafashe ubwo tubonanye niho ntabwo detaye zose kugira ngo ubone realite ariko ubwo navuga icyo ngicyo niba ushaka amakuru uzaze kuri ubwire neza rero abo banyamakuru rero buriya rero impamvu nakoherereje ikiriya kiganiro nagira ngo tuganire kubera ko nanjye nyine icyo mba mvuga kugufasha ntabwo naba numvisha uruhande rumwe nabonye ibaruwa nabonye ibiki narabahamagaye icyo gihe ntimwamfata ngira ngo nakare mbere yuko ntangira iki kiganiro nabahamagaye ntimwamfata narifite nama wabikurikirana ubu nari ngiye gusubiramo uzaze cyangwa abanyamakuru bazaze nzababwira hanyuma se Allo? Umva muyobozi wa Imena TV. Yego. Reka ngusabe. Ngusabe cyane. Ndakumva. Ntabwo ibibazo by'itorero bivugwa gutya ahubwo dushyiramo ibyo mwamaze kumenya amakuru kuko kugeza ubu genda ubona ufite uruhande rumwe uzaze ngo urwa kabiri noneho nje nagira ikintu nkwibariza nka profete nk'umukozi w'Imana. Kumwe nabo. Noneho tuzabaha inkuru y'ukuri wamaze kumenya ukuri numva aricyo nakubwiye nje sindi umunyamakuru nyine impamvu nari mbabajije urumva nubwo nari mfite uruhande rumwe ariko uri kumwe n'umuntu w'igisate cya gospel ariko ndi kumwe n'umuntu w'igisate cya gospel niyo mpamvu twari tugiye kubisesenguraho ariko ndavuga ngo reka namwe mubanze mumbwire uruhande rwanyu kugira ngo duhuze ayo makuru yombi uko nari nyuboye amahugurwa ngo ngiye gusubiramo ubwo urumva ntabwo nakomeza abo turi kumwe bahari muyobozi nyakubaha bwana Mushumba muraho neza uri kuvugana na profete byukura bagirana Noheli jambo ry'Imana avuga ngo irukana Hagari n'ishoreke yiwe ndetse na Ishimayeli yakubye kigaragara isi yose byumve yamaze gukupa kandi umva twumvikane nuvuga ngo niba nguhamagaye kumbwira ngo numvise uruhande rumwe nuko urwo ruhande rumwe ari rwo rwagerageje kumpa amakuru kandi amabaruwa arahari kandi amabaruwa yanditswe na Bishop Isironi naramuhamagaye bwa mbere ntiyanyitaba ndamuhamagara bwa kabiri ntiyanyitaba mbere yuko nza mu kiganiro namuhamagaye ntiyanyitaba none ahangaha niwe wari unyihamagariye ubusobanuro musabye ntari kubumpa kandi iryo torero kugeza ubu ibibazo birimo kumbwira ngo nta bibazo birimo rero kanumve niba uyu nguyu yari umpamagaye allo wi yego komera ni Revera Pasteri yaha reka ngushyireho parireri kuko turi mu kiganiro live na Imena TV show si ngombwa gutondagura ibitangazamakuru bihari reka tukubaza ikibazo dushaka kukubaza bidatwara umwanya hanyuma ko duhamagaye Bishop Isironi urumva cyagiye mumaze kuduha amakuru n'amabaruwa twakoze inkuru hanyuma turamuhamagara ntiyatwitaba turongera turamuhamagara ntiyitaba mbere yuko ntangira iki kiganiro namuhamagaye ntiyitaba ndi mu kiganiro live aranyihamagarira ariko tonde ndabivuga tonde mbanze nsoze ndabivuga urumva hanyuma amaze kumbwira ko nta kibazo iryo torero ry'urusozi rifite ngo nta bibazo bihari ndi kumwe na Profete byukura bagirane Noheli nyiri Humure TV Rwanda hari nandi mateleviziyo menshi turi kumwe turaza kuyabamenyesha turagira ngo dusobanurire byimbitse akarengane kari muri iryo torero unatubwire uruhare rwa Bishop Isironi kugira ngo abantu babikurikiye babashe kubyumva neza duca amazimwe utubwire n'amazina yawe n'ibyo wakoraga mu itorero umwanya no wawe habaye hari n'izindi mbaraga yishingikirije afite zidasanzwe zimushyigikiye
mu kugira ngo bahohotere umurimo w'Imana nazo wazitubwira n'isi yose kazimenya kuko ubu ntabwo ari kwebwe uri kubwira turi kuvuganira isi yose dukurikiranye yadusabye ko ibi bintu tubishyiraho umucyo abantu bakava mu rujijo rw'abapasiteri b'iki gihe dore ko akomeje kubishira kandi akanabihakana ko nta bihari. urakoze cyane nyakubahwa Moses. Yego mu by'ukuri kirazira ko umuntu ashobora kubeshya ibintu bihari n'ubu wimanukiye ukaza Yego mu bishop buretse gatoya nimanukiye nkaza ku itorero nyirizina ubu tuvugana turahagera n'ubundi waza ugasanga rifunze n'ingufuri zirenze turahagera n'ingufuri zirenze imwe. shaka kwereka abanyarwanda ukuri n'isi yose Hanyuma zaba zarafungiye. Tangira wibwira abantu kugira ngo bamenye urinde ushinzwe iki muri iryo torero hanyuma utubwire akarengane mwakorewe. murakoze cyane ngewe amazina yanjye nitwa Revera Pasiteri Byiringiro Venera. Yego nkaba nari umushumba ushumbye paruwasi ya Rusozi. yego nk'uko nabivuze mu kiganiro cy'ubushize nari nimuriwe ku rindi torero yego ariko abanyamakuru amajwi murafite neza. Yego murakoze cyane ayo niyo mazina yanjye. hanyuma akarengane mwakorewe nakahe ko uyu mubishop akomini akarengane rero je nakorewe n'abandi barimo barakorerwa mu gihugu hose. Ubundi uyu mubishop Seroni akarengane ka mbere ntabwo ari kubahiriza amategeko agenga itorero. Yego ari nayo mpamvu amategeko ya mbere je namubajije turi mu nama yari ayoboye mubaza impamvu ari gufata umupastori ufite abagore babiri kandi amategeko y'itorero atabyemera akaza akamuzana kuyobora abantu. hanyuma uwo mupasiteri niwe ni umwe wasambanyije umudiyakoni ni umwe watera inda umudiyakoni ahita amugira n'umugore agakubita n'abacuranzi n'abakristo mu rusengero bakanarwana mu rusengero bamuzanye. bakanarwana mu rusengero bamuzanye. uwo munsi banarwana nari mpari ndimo ndasezera Ikiganiro live. nari mpari ndimo ndasezera itorero mu gihe babasomeye nuko ari we bazanye abandi barabyanga. Yego babyanze rero na n'isaha nicyo cyatumye reperezanta afunga iryo torero. reperezanta nde n'abakristo nyirizina reperezanta nde Maniragaba Esironi. yego Maniragaba Esironi. Maniragaba Esironi ikintu yitwaje rero nyamukuru ni n'izo mbaraga zimuri inyuma zitubwire n'izo mbaraga zimuri inyuma icyo yitwaje yuko ari CEO wa Alliance. wa alliance impamvu mbivuga yego ndabisobanura tugiye mu matora atora manda. yego bafashe abapasitoro bose bo muri FCR bayoboraga itorero bafatanyije na bishopu Habarurema Kade bose bababuza kongera kwiyamamaza. ariko barababuza kongera kwiyamamaza bababuza gukora umurimo w'Imana. ariko ngo kandidatire ya Maniragaba Esironi wo muri Alliance iba ari itsinda. ariko urumva ko Esironi yari abiri inyuma yari abiri inyuma nyine mu rwego rw'ubugambanyi kugira ngo abo bapasiteri badahabwa levo cyangwa se amahirwe yo kuba aribo batora. guhangana nawe niko bimeze. nta n'umuntu yari ahanganye nawe. urumva bari bahari we kubera imbaraga zimuri inyuma anafite ashyiramo ikintu cyitwa ibikangisho n'iterabwoba. hanyuma mu magambo make wadusobanurira iyo Alliance yo ikora iki isobanuye ishinzwe iki yabikoraho iki? Alliance ni umbrella itorero y'FCR ribarizwamo. nukuvuga ngo ni nk'umutaka noneho EFCR ikaba amashami. No kuvuga ngo Alliance ni Alliance n'urwego mpuzamatorero. yego noneho na EFCR ikabibarizwa muri urwo rwego. muri urwo rwego mpuzamatorero. muri urwo rwego mpuzamatorero rwitwa Alliance. hanyuma iki kibazo mwigeze mukigeza mu nzego z'ubuyobozi mu nzego bwite za leta? mu nzego bwite za leta twari tutarakigeza ariko ubu nibwo twari dutangiye kukigezayo kubera ko noneho bototewe n'abakristo
kuko umwungeri nawe arasa nkaho ajagaraye adahari nawe ntawe uhari yego ubwo ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe burabizi se kuvuga ngo nari birimo ndavuga yego icyo nari ngiye kuvuga tugiye muri ayo matora yego kwa kundi baha umwanya wo kugira ngo abantu bemeze kandidatire Alliance yimanye umwanya ku bapasitoro kugira ngo bavuge ko Maniragaba Esironi ubusanzwe Maniragaba Esironi yigeze kuyobora itorero FCR nkurushe za mbaraga aho zituruka arijyana muri banki Rambere muri banki Rambere ari nabyo byagiye bikurura ibibazo n'ubukene mu itorero Isironi niwe wajyanye itorero muri banki Rambere muri banki Rambere wabyumvisha amabara y'uyu mupasiteri uyu mushumba ahubwo uyu mushumba donc yabijyanyemo kugira ngo bamuhe imbaraga zizamushyigikira igihe kirekire yacinye inkoro mu yandi ayo magambo mafaranga barayamuhaye muri Rambere banki Rambere ntabwo uzi icyo ari cyo banki Rambere ndayizi izo banki nta nubwo zemewe ntabwo zemewe izo ngizo ni ukuvuga ngo nari ndimo tuzi banki za leta zemewe manda zindi zabanjirije iyi ngiyi yari agiye kuyobora ni ukuvuga ngo iyi manda rero arakora yishyura banki Rambere sinamenya banga ari nabyo yari ashaka gukora sinamenya ibyo hanyuma atubwiye ko ari mu nama iyo nama waba uyiziho ntabwo mbizi kuko wenda ashobora kuba ari mu nama ya Alliance kuko nimwe yego hanyuma rero Alliance turayishinja Alliance ihura ite na EFCR Alliance irashinjwa iki muri ibi yakabaye yarakoze iki Alliance ikintu tuyishinja nuko yashyigikiye umugambi wo gucamo itorero amacakubiri yego ubwo yangaga yuko abanyamuryango bemeza amakandidatire y'abantu bagiye gutorerwa ku mwanya w'uburope umuntu yazamuye urutoki kugira ngo tuvuge ibibazo by'abantu bari kwiyamamaza n'ibyo bagomba gushingiraho Alliance yanga kwakira ibitekerezo by'abanyamuryango hanyuma rero ibitekerezo by'abanyamuryango hanyuma ngira ngo tukubaze iki kibazo hejuru ya Alliance ni uruhe rwego rwakemura ibi bintu kugira ngo bize mu mucyo urwego rwakemura ibi bintu ni RGB iteranije abapasitoro ba EFCR yakumva agahinda n'akababaro bafite nicyo kintu mwifuza nk'abantu b'irusozi mwifuza ko leta yabafashamo cyangwa se RGB kugira ngo muhabwe uburenganzira bw'uko muri abakristo ndetse muri abana b'u Rwanda kuko mwararenganyijwe murahohoterwa cyane nicyo kintu twifuza igahamagara abapasitoro bose ba EFCR bakavuga ibibazo bafite hanyuma ndagira ngo nkubaze ese ibi bibazo byaba biri mu karere ka Kirehe gusa cyangwa biri mu itorero hose mu gihugu muri rusange kugira ngo tutaza kubyitiranya wenda kaba ari akarengane kakorewe agace kamwe amakuru yose uko ameze mu mugambi yapanze kazahera mu rurembo rwa Kibungo yego akabona kujya mu zindi ndembo kuko hari n'abantu bayoboraga ikigo cy'ishuri cya EFCR yego yahise abakuraho ashyiraho abandi hanyuma EFCR ifite amashami hehe na hehe mu Rwanda ifite amashami mu rurembo rw'ibyumba ururembo rwa Gisenyi ikagira n'iruhengeri Gisenyi na za ruhengeri zirafatanye n'ahandi hatandukanye aka kanya ariko icyicaro cyayo kibahe icyicaro kiba i Remera aho bita Nyabisindu umanutse ujya za Nyagatovu hariya uruhande rw'akagari ka Nyabisindu okay turahabona hariya sawa ikibazo cya nyuma nge nakwibariza nka Profete Byukura bagirana Noheli yego ese iryo torero ryanyu ryaba ryujuje ibisabwa ubundi ko tuzi ko leta yavuze ko amatorero yose adafite ibisabwa agomba gufungwa bitewe mu buryo bw'akajagari riri ahantu hemewe ese mwujuje ibisabwa kuri uwo mudugudu wanyu cyangwa se kuri iyo paruwasi
mbere yuko hazamo icyo kibazo cyo kubafungira kubera izo ntambara zabayemo mwujuje ibisabwa dusobanure tubwire ku icyo kintu ibisabwa rero uri kuvuga urusengero rumeze neza rufite ibisabwa ariko nubwo ari mu cyaro nyine ni mu cyaro nk'izindi nsengero zose zo mu cyaro ibyo ari byo byose urumva mwari musanzwe mukora nta kintu ubwo se abayobozi bayoboye itorero bo bujuje ibisabwa itorero ryose oya ntabyo urumva umushumba ushyigikira abantu bakurikira abashumbye itorero se bo bujuje ibisabwa kubera kuri pasiteri kuzamura kugeza kuri bishop ba mwarimu n'abadiyakoni bujuje ibisabwa cyangwa ni kwa kundi umuntu avuga ati utagendera mu kwaha kwanjye ndamukuraho umuntu akaba afite kenkayori agahita ashinga itorero aho niyo dushaka yego no mu kintu cyatumye abakristo banga uwo mupasiteri ngiyi yego yakuyeho umushumba wujuje ibisabwa uyatumye n'umukira aha ngaha tubwiza abantu kure azana umuntu utararangije na pirimeri utararangije primaire ninde nindi kuyeza rufoti we ufite abagore babiri bari gushaka akayobora itora none se hanyuma buretse hari akabazo cyo kumubaza ese wa mugore wa mbere we bafitanye abana bangahe ni batatu umugore wa mbere bafitanye abana batari munsi ya batatu njye ndi umuhanuzi mba nabibonye kuba wabibonye njye profete isi yose iranzi ko ndi umuhanuzi ni batatu hanyuma rata mama okay hanyuma sorry papa icyo nshaka kubaza urumva uyu muntu wanyu wa mwuka wasahuri umurimo wasahuri wo kwigomeka icya kabiri wa mwuka wo gukunda imiya nka wa wundi wakundaga imiya yitwa nde ni Yuda we ashyiraho abantu kubera ko bafite amafaranga mbese afata abakire akabari bagira abayobozi hanyuma se uwo Alphonse ufite abagore babiri ubu tuvugana ari mu nshingano ari kuyobora itorero nubwira ko representa kubera abakristo bamwanze icyo yakoze yabifunze barimo baragenda bandika abakristo bashyashya bazinjirana n'ubundi kubeza Alphonse bari kwandika abakristo bashyashya bari kurokirita abakristo bashyashya itorero ryabaye hanyuma reka mbabwire turimo dusoza nimuhumure tubakorera ubuvugizi icya kabiri nk'umuhanuzi profete byukura bajyana Noheli ndabafasha gusenga ngewe n'Imana yanjye ndetse n'uyu MC turi kumwe nawe ijwi rye ribasha kwirukanka n'aba banyamakuru bahano iki gitangazamakuru bari hano bose sinamenya kubarondora ni mukomere kandi twizeye leta yacu y'igihugu cy'u Rwanda kirabafasha na RGB nkuko mubishaka icyo nababwira ni muhumure nge mbahaye icyizere nk'umuhanuzi sinabahamura kuko Yesu ari ku ngoma murakoze cyane Imana ibahe umugisha kubw'umurimo w'Imana amen hanyuma turiho dusoza nanjye ndakwihanganisha kandi ndagukomeza RGB irahari ku bwanyu ribu irahari ku bwanyu n'izindi nzego zose zo kugira ngo abanyarwanda bakomeze kubaho neza kandi batekanye u Rwanda ubuyobozi bukora neza nta urenganyijwe nta urenganyije undi nimuhumure kandi mwihangane Imana irabatabara tumuruhura agenda ajye mu mirimo Imana igumugisha Reverend ngayo nguko muramwumvishije Reverend muramwumvise Reverend ngaho wirusozi abari bazi ko ari ibyaha ari amagambo ari ugutwika ari ukubeshya ibi ni ibintu tuba dufite ibimenyetso abantu rero rimwe na rimwe bavuga bati mena gitero ugira gutya ukazana ariko yambwiye mena gito turavuga byinshi ejo bundi uburaje usize inkuru hanze umuntu aje gusaba ubuvugizi barangije ati emera gitero nafungwa ufunga nkande kandi wafukoze ubuvugizi ndafungwa se ninjye wateye inda wakoze ndafungwa se narishe ndafungwa se nagambaniye igihugu ntabwo iki gihugu gifunga nk'uko bitekereza wowe ushaka gufungisha imena giteye impamvu Imana yaduhamagaye ikadushyiraho sibyo ni ugutesha agaciro ubwami bw'abadayimoni tugashyigikira ubwami bw'Imana tukazana ibiteza igihugu imbere yego tugasengera igihugu cyacu kuko nk'abanyarwanda dufite uburenganzira bwo kugisengera kandi abantu bajya banamenya ko mu makuru tuba dufite hano harimo ababa bavugisha ukuri harimo n'ababa babeshya ni nayo mpamvu twibanda mu gushaka ibimenyetso niyo mpamvu duhamagaye uyu mugabo ntabwo umuntu w'umurevera ashobora kukubeshya sinibyo umuntu niba ashonje aravuga ati yewe bambwiye ko nijya kuri media nzabona ibyo kurya katubwira isi yose cyumva imena giterere wafungwa reka mbasabe twebwe nka Yoro TV umurongo wo mu Rwanda nka Imena TV show nka Ihumure TV Rwanda ndetse n'inoranwa na Zarayiti Media twiyemeje gufata itiki yacu
uyu mugabo afite imodoka cyane n'umwe turajyayo tubereke urusengero rw'Irusozi nyuma y'iki kiganiro turajyayo Isironi nataza kuri kamera gaduha ukuri sibyo turamusanga muri karitsiye yiwe twebwe turajya abaturage oya Isironi ari i Kigali we ari i Kigali aho ayoboye Alliance ahubwo twebwe ubu turasoza ikiganiro tujya Kirehe turabereka ingufuri tubereka urusengero twigire mu bakristo babandi bo hasi tuganire nabo ese hari ikintu nibaza cyane ku byo Bishop Isironi avuze ngo muzansange muri office aho ntiyaba ari muri baba Bishop umusanga muri office akaguhereza amafaranga kugira ngo inkuru uyiceceke cyane yanabikora ibyo ngibyo wenda ntabwo wabihamya uvuge ngo yabikora ashobora no kuguhamagara wenda agira ngo akwereke ngo uruhande rumbabaje ariko kubana abantu biyitirira izina ry'Imana Imana bibiravuga muri Zaburi 108 ku murongo wa 10 ngo abamu wabo niba gikarabiro cyane ariko abedomu basha Imana irabazi kamerama mufate ibikoresho byanyu kuko n'ukuri kwima Imana izi abantu nk'abatu bakomeje gutucisha izina ry'Imana representa mukuru ariko rero nawe mwimutera amabuye cyane mwimutera amabuye nituganira nawe oya nawe nituganira nawe wasanga nawe ari mukuri ukuri kuzashyira baruwa se ira baruwa iriya baruwa ashobora kuba yari yanditse nyuma kigaruka umuntu wafashe arabizi ko umuntu yasambaniye ku ruhimbi rw'Imana bitemewe ubundi mbere Imana ariko n'Imana igira imbabazi none se niwe utari kubabarira Imana barimbuzaga imirabyo ikabakubitisha inkuba ikabarimbuza ikintu cyitwa amazi ndetse n'umuriro ubu rero muri kungoma ya Kristo iyi ngoma ya Kristo rero Imana ikizajya ibitura n'igiki nuko bandagaza imbere y'abantu bakamenya ibibabamo yes ndagira ngo tugane ku musozo nsaba yari ngwino hano nawe uri umunyamakuru urabizobera murasenga uzugira icyo bivuga ngwino hano umunyamakuru wa Yoro TV arasenga ari umukristo nawe nagira icyo bivugaho nk'umunyamakuru w'umwuga utarabitoraguye kandi usenga arasengera muri nebo umunota umwe rwose kuko mu by'ukuri icyo bivugaho pastor ibintu yakoze ari byo tubwire none se nohe tugaruke ku rundi ruhande iyo ko jewe nemera ko uyu Bishop Isironi izi mbabazi yagize nazo twaziha agaciro kubera ko kubabarira nabyo none se abantu bose bakoze ibyaha tubirukane tubabwire ngo mwisubira mu nshingano kiza no kumugarura mu nshingano kugira ngo akomeze akore uyu murimo w'Imana anigaye kuba yarafunze urwo rusengero ni mu buryo bwo gukiriyaringa cyangwa ni leta yarufunze ko barwaniyemo ni nyirarwo rwifungiye ntashinzwe gufunga urusengero rw'Imana kandi umva batangiye kandi barimo barwaniramo barimo bararukirita we ameze nka peri ntareyo uko ubona bari bose bagenda abakinnyi bashaka abantu bamwemera we peti urigira Imana nkande we abantu basuzuguye Imana barakabye reka twumve icyo Erika bivugaho tugana ku musozo gira icyo bivugaho dusoze mwamfurama jewe ndumva nta kindi kintu wabivuga uburyo iyo umuntu afashe umwanzuro wo kuvuga ngo hari ibyo ndi kubona bitari sawa reka mbe mfunze hano ahubwo twategereza ngo ibyo bintu cyangwa hanyuma se mbere yuko wenda dusoza wowe ushyigikiye ko uyu mushumba wasambaniye kuri aritari agaruka mu nshingano ariko na Dawidi yarongoye umugore wa Uriya asaba Imana imbabazi ariko ingaruka yagize ute yarazibo hanyuma niki nawe rero asaba imbabazi ariko bamukure mu inshingano z'ubushumba atengwe ziba ingaruka izo imbere y'abashu erega dore ikibazo nuko abakristo ntago bamushaka ntabwo batamushaka nagende kuko ntabwo utenge nyine uratenzwe kandi Bishop wamushaka impamvu mushaka nuko bakurikirana ngo inyungu impamvu hari icyo babivuga ahubwo niyo mpamvu Noheli yavuze ngo ubuyobozi RGB ndetse na RIB bukurikirana ibyo bintu niba koko nta zindi ndonke zirimo hari amatorero matoya abadafite nkaho afite uruvugiro cyane niba ADPR harabayemo zagara RGB gafata umwanzuro wo kuvuga ngo reka tubigenze gutya kubw'inyungu rusange z'abaturage nayo matorero matoya kandi ubona ko nakajagari kari muri ADPR karangiye ibi bintu byagiye ku murongo iri torero reka rero twigendere twebwe katugende turabashimiye cyane abantu mwabanye natwe mwese twari kumwe na Prophete Byuka urabagirane Noel amavuta yawe turayemera
kandi Imana sinakubye gafite abana batatu uramushumba wabivuze rwose ntabwo nabivuze imbere ariko nkuko twaganiriye n'umukozi w'Imana none ntago twatandukana atadushyize imbere y'Imana Dusengera ndetse Imana. anahumuriza abo bakristo mu isengesho anasaba Imana kugira ngo nayo imanuke yinjire muri iki kirego bya Mana dusengeye iri torero ry'Irusozi kugira ngo umanure mwuka wera muri we kuko uko bigaragara waragiye. Icya kabiri dusengeye imitima y'aba bantu izi ntama zabuze umungeri ngo umanukire mu bungeri wongere mwami ugira icyo ukora. Kandi niko dusengeye abantu badukurikiranye, dusengeye abanyamakuru bakoze ubuvugizi mu izina rya Yesu. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye diaspora, dusengeye ibihugu by'abaturanyi, kandi abantu bose bagiye kumva iki kiganiro urakoze ko bakuye mu rujijo, kandi bakaba bagiye gutanga igitekerezo buri muntu ukacyumva muri komenti. Mu izina rya Yesu Kristo turakwinginze, Mana akomeze kubana natwe, amen.